Hello, how are you, Shamoza TV followers? I'm very happy to find you here. It's been a while not learning different things, and we are back. We are back after the end of 2025. We are back, and I say Happy New Year to everyone who have subscribed and to everyone who is watching this video. Today, we are going just to share the methods you can use and you learn well English. Nongeye kubaha ikaze mwe mwese tubana hano ubuzima bwose, waba warakoze subscribe ndetse nawe utarayikora ariko usabwa kuyikora aka kanya tuvugana kugira ngo tubashe guteza imbere this channel. So tugiye kubana rero muno minsi tumaze dusharinge dusangire uburyo butanu bw'ingenzi umuntu ashobora gukoresha akigisha ururimi runaka, ariko turaza kuba twifashisha ubushakashatsi ndetse n'ubuhamya bw'umwe mu bakire babayeho no ndetse bakiriho kameme, umwe mu bakire mu bayobozi b'ikigo gikuru cyangwa se business ya Alibaba. Alibaba musanzwe muyizi. Uwo mugabo rero yitwa Jack Ma. Jack Ma ni umushinwa wavukiye muri Hangzhou mu Bushinwa, ariko avukira muri famiye itarikize cyane. Famiye ntabwo yari famiye ikize, ariko uno mugabo yarasagorinze cyane academically, agatsindwa ibizamini bigiye bitandukanye bimwemerera kwinjira muri kaminuza iyo ari yo yose, ariko atitaye cyangwa se atitaye kuri izo mbogamizi yagiye ahura nazo, agerageza kwiga ururimi rw'icyongereza kandi ararumenya. Ntabwo yigeze rwigishwa n'umwarimu uwo ari we wese, yaba mu ishuri se cyangwa hanze y'ishuri, ahubwo we bitewe n'uko yashaka kurumenya yararwigishije kandi birangira rumenya. Tugiye kureba rero gusangira imbwirwaruhame ye, turageza kuyishyira mu Kinyarwanda kugira ngo twumve nize nama tugira mu gihe dushaka kwiga ururimi, yaba English, French, Kinyarwanda and Swahili or any other language. Baha ikaze rero, niba utarakora subscribe kuri Shamoza TV, ndagusaba ukore subscribe kugira ngo tujye tubana no mu bindi biganiro. Aratangira ati, hello everyone, welcome to the book of motivation channel. Atangira aho ikaze the book of motivation, ariko nanjye ndaza kubaha ikaze, reka nanjye vuga ngo mbahaye ikaze kuri Shamoza TV. I'm very excited to talk to you today because what I'm about to share is something that completely changed my life. Ati ndishimye cyane, ndanezerewe cyane kuganira namwe uno munsi, kubera yuko ibyo ngiye kubaganira ni ibintu by'ingenzi cyane byahinduye ubuzima bwanjye. I believe that it can change your life too. Ati kandi ndizera yuko bishobora guhindura ubuzima bwawe wowe ukurikiye ino video kuri Shamoza TV. It is not just about learning a language, it's about changing your mindset, your habits and your future. Ati ntabwo ari ukwiga ururimi gusa, ahubwo ni no guhindura ibitekerezo cyangwa se imitekerereze yawe, ibyo ubamo bya buri munsi, ndetse no guhindura ahazaza hawe. When I was young, ati kera nkiri mutoya, I was not good at English. Ntabwo rwose nari nzi Icyongereza, ntabwo nari mwiza mu Cyongereza. I failed many times in school and I was ejected from jobs because I could not speak well. Ati naratsinzwe inshuro nyinshi cyane ku ishuri, ndetse nanone nkangirwa cyangwa se nkabura akazi ahantu hagiye hatandukanye nagiye napfayinga bitewe n'uko nashoboraga kuvuga, by'umwihariko kuvuga ururimi rw'icyongereza, nk'uko turimo tuganira ku nkuru ye yibanda cyangwa se igaruka ku rurimi rw'icyongereza. People even laughed at me. Abantu baranansekaga. But I realized English is a bridge to connect with the world. Ariko nza gusobanukirwa yuko Icyongereza ari ikiraro gishobora kuguhuza n'isi. Here are the 5 methods to help you speak English with confidence and power. Ati ngiye kubasangiza uburyo butanu cyangwa se methods, uburyo butanu ushaka kugufasha wowe ushaka kwiga ururimi runaka, ukaruvuga ufite icyizere cyangwa ufite n'imbaraga, nta kibazo na kimwe ufite. Ubwo method 1
is listen every day, train your ear. Uburyo bwa mbere Jack Ma atubwira ni ukumva buri munsi ugatoza ugutwi kwawe, gutoza ugutwi kwawe. Muri buno buryo bwa mbere aragira ati listening is the first key to learning English. Ati kumva ni urufunguzo rwa mbere mu kwiga icyongereza. You can't speak what you don't hear. Ntushobora kuvuga ibyo udashobora kumva. When I was young, I listened to English radio, news and songs every morning and night. Ati nkiri mutoya nakundaga kumva amakuru kuri radio, nkumva amakuru kuri radio, nkumva indirimbo buri mu gitondo. Even if I didn't understand everything, ati nubwo ntashoboraga kumva buri kimwe, I let my brain get used to the rhythm and tone. Ati natumaga ubwonko bwanjye bumenyera injyana, rhythm, injyana cyangwa se tone, imivugirwe y'urwo rurimi rw'icyongereza. Nkuko atubwira ko yakundaga kumva indirimbo ndetse n'amatangazo n'amakuru ariko biri mu rurimi rw'icyongereza. Ubwo inama aho ngaho tubwira rero atubwira ngo make English background music for your brain. Ati gira icyongereza ka kaziki k'inyuma. Abantu bakunda kureba ibiganiro cyangwa se kumva ibiganiro, hari akaziki bapwenga inyuma kaba kavuga gake cyane ariko katabangamira wowe urimo mu kiganiro. Ati rero ururimi urwo rurimi ushaka kumva rugire uko nguko, rugire make it a background music of your brain. Listen while you cook. Gerageza kumva mu gihe utetse, walk mu gihe uri mugenda, or sleep cyangwa se mu gihe uryamye. Start with short podcasts or stories for children. Gerageza ku biganiro bitoya cyangwa se ku dukuru dutoya tw'abana, simple stories, inkuru zoroheje. Gerageza kuzumva on radio, ku maradiyo se cyangwa n'ahandi ahariho hose. Your brain will naturally start to remember patterns and pronunciation. Ubwonko bwawe buzatangira kwitoza kumenya pronunciation cyangwa se imivugirwe y'urwo rurimi rw'icyongereza urimo uyageza kwiga. Iyo ni inama ya mbere Jack Ma atugira yuko tugomba gutoza ugutwi kwacu cyangwa se gutoza ugutwi kwacu kumva ururimi dukeneye kwiga. Indi nama ya kabiri cyangwa se uburyo bwa kabiri, method 2 is speak without fear. Don't wait to be perfect. Ati gerageza kuvuga ntabwo bufite, wirindira igihe uzabera intyoza. Many people never become fluent because they are afraid of making mistakes or being laughed at. Ati abantu benshi ntabwo baba beza mu cyongereza bitewe no gutinya gukora amakosa. Ntabwo ariko bimeze. Perfection is not the goal. Ati kuba intyoza ntabwo ariyo ntego. Perfection is not the goal. Progress is. Ikigenderero cyangwa se uko gukomeza niyo ntego uba ukeneye kumenya. I used to practice by talking for foreigners every morning. Ati nakundaga kugerageza kuvugana n'abanyamahanga mu gihe nari mutoya cyane, nkabikora mu gitondo, buri gitondo. Even when they laughed at my pronunciation, they also corrected and encouraged me. Ati nubwo bageragezaga guseka imivugire yanjye ariko bageragezaga kugira ute no kunkosora. Ubwo inama rero aratubwira ngo speaking is like learning to swim. Ati kuvuga ni nko kwiga koga, just swimming, koga mu mazi. You have to jump into the water. Ugomba gusimbuka mu mazi. Talk to yourself in the mirror. Gerageza kwivugana cyangwa se kwivugisha mu ndorerwamo
record your voice, gerageza kwifata amajwi, gerageza kwifata amajwi umuvuga urwo rurimi ushaka kwiga, or join English clubs, cyangwa se ukitabira amatsinda atandukanye aho y'icyongereza, especially for students, abanyeshuri baba bari ku mashuri cyangwa n'abandi bantu, aho bishoboka gerageza witabire izo clubs. If you are making mistakes, it means you are learning. Ati niba urimo ukora amakosa bisobanuye yuko urimo wiga, kubera yuko ntabwo ushobora gukora amakosa y'ikintu utarimo wiga. You cannot make mistake of something you are not learning, but if you are making mistakes, it means you are learning. Ati niba urimo ukora amakosa ubwo bisobanuye yuko urimo wiga. Keep on doing that. Komeza ubikore gutyo. Ubwo nibwo buryo cyangwa se bwa kabiri usabwa gukoresha mu gihe urimo wiga ururimi rwawe rwose. Hano turimo turagendera kuri speech yibanda ku cyongereza ariko n'urundi rurimi rwawe rwose. Indi nama ya gatatu cyangwa uburyo bwa gatatu ni read every day. Feed your mind. Ati gerageza gusoma buri munsi, gaburira ubwonko bwawe, gaburira mind yawe, gaburira ubwonko bwawe. Reading expands your vocabulary and shows you how people think in English. Ati gusoma byagura inyunguramagambo zawe kandi bikakwereka uburyo abantu batekereza mu cyongereza. I read everything I could find. Ati nashoboraga gusoma cyangwa nasomaga buri cyaricyo cyose nashoboraga kubona. Newspapers, magazine and street signs. Ati nasomaga ibinyamakuru, ngasoma yewe na bya bimenyetso byo mu mihanda, buri kintu cyose nabonaga ndagisomaga. Ati nama rero duha, don't just read silently. Ati wisoma gake, read aloud. Gerageza usome cyane. Don't read silent, please. Read aloud. Wisoma gake ahubwo soma cyane. This practice speaking, pronunciation and rhythm or at once. Ati ibi ngibi bigufasha gukomeza kwihugura mu mivugire y'urwo rurimi cyangwa se no kwitoza injyana, kandi byose bikabera icyarimwe. Even 10 minutes a day is powerful. Ati n'iminota 10 buri munsi rwose ni ikintu gikomeye cyane, ni ingirakamaro. Start with the simple books and enjoy the process. Ati hera ku bitabo bitoya cyangwa se ibitabo byoroheje maze ukomeze gutyo. Indi nama ya kane atugira Jack Ma, ntabwo nigeze mbabwira yuko yigeze nyuma yo gusaraguringa gutyo yiga ururimi yaje no kubona umwarimu w'icyongereza, ariko nyuma aza kubireka bitewe nuko yahindutse umushoramari. Indi nama ya kane rero atugira ni write to express not to impress. Ati yageza kwandika usobanura ibitekerezo byawe ariko aho kubyandika kugira ngo wemeze umuntu, to impress, aho kubyandika kugira ngo wemeze uwo ari we wese. Writing is a mirror of your thinking. Ati kwandika ni indorerwamo y'ibitekerezo byawe. It helps you organize your ideas and see what you need to improve. Ati bigufasha kwandika, bigufasha gukurikirana cyangwa se gutondeka ibitekerezo byawe ndetse ukanabona ibyo ukeneye kongera cyangwa se guhindura. Rero inama tugira ubwo kuri method number 4, which is write to express not to impress. Inama tugira atubwira ngo write 5 simple sentences every day. Ati gerageza kwandika interuro zoroheje 5 buri munsi about your day, your dreams or your feelings. Ati gerageza wandike interuro 5 buri munsi ku munsi wawe, umunsi wawe wagenze ute, ese uriyumva ute, inzozi zawe, gerageza uyandike every day. Don't worry about perfect grammar. Ati wigira ikibazo ku kibonezamvugo kiboneye. Focus on expressing yourself. Ati wowe icyo ugomba gushyiraho umutima se cyangwa icyo ugomba kwitaho ni ugusobanura, ni ukugerageza kwisobanura, to express yourself cyangwa gusobanura ibitekerezo byawe. Simple is powerful. When you think in English, to write, speaking becomes much easier. Ati iyo ugerageza gutekereza mu cyongereza ukanandika, kuvuga bihita byoroha cyane.
iyo utekereza mu cyongereza ushobora gutekereza mu rurimi runaka urimo ushaka kwiga, ndetse ukanandika kuvuga rwose, kandi aribyo turimo dushaka ubu, ni gute ushaka kuvuga icyongereza mu gihe gitoya, kuvuga bihita bikunda. Iyo niyo nama rero ya kane atugira. Ndagusaba wowe twabanye kuva dutangiye kino kiganiro, niba utarakora subscribe ndagusaba kuyikora kugira ngo tugumeze kubana no mu bindi biganiro cyangwa se mu yandi masomo aca hano kuri Nticamuzi TV. Indi nama ya nyuma ya gatanu ni atubwira ngo never give up, make it a part of your life. Ati wicika intege, bigira ubuzima bwawe, bigire kimwe mu bice bigize ubuzima bwawe. Ati this is the most important method. Ati ubu nibwo buryo bwa mbere bw'ingirakamaro. Learning English is not always easy. Ati kwiga icyongereza ntabwo buri gihe biba byoroshye. It can be boring or frustrating. Ati bishobora no kukurakaza ukumva birakurambiye. When I was rejected by KFC and failed exams, I didn't give up. Ati mu gihe naburaga akazi cyangwa se ntabonaga akazi, kuko yagiye yapurayinga ahantu henshi cyane ntibamufate. Ati mu gihe naburaga akazi muri KFC nkanatsindwa ibizamini binyemera kwiga muri kaminuza, ntabwo nigeze ncika intege. I didn't give up. Ati inama rero tugira, make English your friend. Ati gira icyongereza inshuti yawe. Ubwo wari icyongereza nawe urashyira ururimi ushaka kwiga. Make the English your friend. Gira icyongereza inshuti yawe, not your fear. Aho kugira ngo ukigire umuterabwoba wawe. Make it your friend, not your fear. Watch movies. Gerageza urebe amafilimi. Follow English speakers. Ati ukurikira abantu bagiye batandukanye bavuga icyongereza on YouTube and think in English. Gerageza ukurikira abantu bavuga icyongereza wherever, here on YouTube or somewhere else. Uwe yabyize yize icyongereza YouTube atari yakoresheje, binyuze just guhoza consistency yo uhora yumva abantu foreigners bavuga icyongereza kuri ya hoteli, nibyo byatumye abasha kuvuga icyongereza. Rero tugiye inama yo kugerageza kumva abantu bavuga icyongereza, ureba movies ziri mu cyongereza zidasobanuye, gerageza wumva indirimbo ziri mu cyongereza, ibyo bintu bizagufasha cyane. Think in English while you are working. Mu gihe umugenda gerageza gutekereza muri urwo rurimi rw'icyongereza. It is not about how fast you go. It is not about how fast you go. It is about not stopping. Ati ntabwo ari ati icyangombwa si ukureba uburyo wihuta, ntabwo ari uburyo wihutamo, ahubwo cy'ingenzi ni ugukomeza kandi ukabikora. Keep on doing that. Keep on applying those things. Umwanzuro rero dusoza, ubwo izo nizo method eshanu ugomba gukoresha mu gihe ushaka kwiga ururimi ubwo ari rwo rwose. Twebwe twafataga urugero ku cyongereza, ariko si ngombwa buri icyongereza. You can learn even French, you can learn Swahili, you can learn Japanese, Chinese, every language. These 5 methods work wherever. Uburyo butanu bukora aho hose utitaye ku rurimi ubwo ari rwo rwose. Umwanzuro rero, English changed my life by helping me to see the world in a new way. Ati icyongereza cyahinduye ubuzima bwanjye, gihindura uburyo nabonaga isi. A baby does not walk perfectly the first day. Ati umwana ntabwo aba agenda neza mu minsi ye ya mbere. They fall and they stand back. Ati baragerageza bakarwa, ariko nyuma bakongera bakabyuka. You must do the same. Ati nawe nuko ugomba kubigenza mu gihe wiga ururimi rw'icyongereza. Don't compare yourself with others. Ati ntukagerageze kwigereranya n'abandi. Compare yourself with who you were yesterday. Ati gerageza wowe nushaka kugereranya, gereranya wowe w'ubu ngubu n'uwo wari uri we ejo hashize. If you are better than yesterday, you are winning. Ati niba uri mwiza, cyangwa niba ari wowe usanze ari wowe mwiza kuruta uwo wari ejo, ubwo you are winning, urimo uratsinda. Keep on doing that.
You start today because the world is waiting to hear your voice in English. Ati tangira uno munsi kuko isi iragutegereje cyangwa se itegereje kumva ijwi ryawe uvuga mu cyongereza. Muri make ubwo those are 5 methods to improve your English skills inspired by Jack Ma, the CEO of business group Alibaba. So ndabashimiye babanye nanjye rero muri kino kiganiro, ndakurarikira gukora subscribe niba utarayikora kugira ngo n'ibindi biganiro bijye bikugeraho. Izi method eshanu ujye uyageza kuzikoresha uko bwije n'uko bukeye. You gonna thank me later. Thank you so much. Bye bye.